rero reka nkubwize ukuri ngiye kuva kera Godfa n'umunsi umamagara kuri space yawe nakubwiye ko nta mpamvu n'imwe mfite ishobora gutuma nagira gute najya guhangana na Melody ariko nyuma y'ibyo yakoze akajya kunkinisha akajya kugira gute man uriya mugabo ibizakurikira ntago nkeneye kongera kumuvugisha sinkeneye kongera kumuvugaho n'undi munsi sinkeneye n'ikindi kintu na kimwe amategeko niyo agiye azadukiranura mu mahoro tutarinze kongera guterana amagambo ko ni umunyarwanda ntahazacikira ntahazagira gute ibyo ari byo byose bizagenda gute ntago nanjye nzabyita aya masaha rero bihagaze bite aya masaha ntago ntivuga kuva icyo gihe reka 5 miliyoni barazikubeshye baziguye mu magambo ntago baziguhaye ni izina ry'Imana bana nambye ngo njye gushaka inzu yo gukoreramo njya gushaka inzu Godfa mbinjajwe imbere ya landlord ndagiye kubwira ngo mbikira inzu ngo ndazanyishyure mu minsi 2 yo gukoreramo uyu munsi rero ikibazo kinteye amatsiko uti mugiye kujya mu nkiko yes Bruce Melody uramurega iki inde Melody kare byinshira gerageza kubicamo kuko abantu biba byabavanze ayiwe ngo bibavanga usanga ngabo bose hari ubwana birimo bivanga ibirego 3 by'ibanze by'imbere wenda ibindi bizagira byongera 3 biri imbere nibe Godfa reka nkubwire hari ibintu byinshi njye nari narinze hari impamvu nyinshi nari narinze no kujya mu nkiko na Melody sibyo yego first of all Melody ntago yamfashe ku ngufu sibyo niko kuri ntago yamfashe ku ngufu ntabwo yagufashe ku ngufu yego ariko yantenda niga nari mfite imyaka 17 nako nanayujuje ntwite uje imyaka 17 utwite yego Bruce Melody yari afite imyaka ingahe ari yabirandisha imyaka ingahe ndashitana ndashimye imyaka 5 ndashika kumva yanyweye mu ishuri yanze kwita ku mwana yego kumva kandi yatumye n'izi saha ntari kumwe n'umwana wanjye kubera we gasa iyo uvuze ngo ntabwo yagufashe ku ngufu ni ukuvuga ngo ibyo mwakoze mwarabyumvikanye nawe warabishakaga ntabwo ndi buvuge ngo narabishakaga gute se uzamura nawe uvuge ngo narabishakaga Godfa uzana Super Level yabaga ndahabona Super Level ari imbere y'iwacu urukumva nacaga akenshi nacaga ngiye ku mubantumye nacaga ngiye ku ishuri nacaga kenshi gashoboka urukumva so naraciye nyine umuntu aramvugisha nk'ugutyo nyine tu Melody aramvugisha ari aho ngaho ko bajyaga barara aho ngaho ari benshi bari aho ngaho kuri Super Level urabizi nyine bya bindi tu by'ubukobwa bukiri butoya biri aho ngaho ariko nukamvugisha menshi nako no gasa uwo ushaka kumva ndi kuvugisha menshi ariko biba bishaka kugira ngo kuri kugaragare urabizi ko kundi nyine ushobora kubona umukobwa uri aho umwana wiga muri segonderi ucaho ngaho umuntu n'umusitari ibintu nyine biri aho ngaho urabyumva kuko hari n'abantu benshi bagiye bambona no muri za gumaguma nyuma nyine y'icyo gihe nanatwite tujya muri za gumaguma ndiyo tujyana uri kumva ntuzajya ubona reka nkubwire sura ko wenda tuvuge ngo Melody ngo aba yaririye imihari ngo Emi cyangwa ibiki Emi niwe muntu wa mbere wa breaking inkuru y'uko ntwite sibyo kandi ntabwo Emi yayibonye ambonye iwacu cyangwa ambonye ahandi hantu yayishyizeho ambonye muri gumaguma sibyo ko muri gumaguma nta gumaguma n'imwe ntagiyeyo kandi izo gumaguma zose n'abamari kandi na Melody ahari kandi naragiye no kumureba wenda before yuko bajya nko kunoze nko nkaho bari bukorera izo road show n'ibyo iyo mihari yose y'uwo Emi na Melody yose bayifitanye kubera ko Emi yagiye ambona kenshi aho bari dusubire kuri Super Level gatoya havuzwe ibintu byinshi urumva havuzwe ibintu byinshi
kugera no ku makuru avuga ko Melody yari nk'umuntu wa gatanu cyangwa wa gatandatu. Nkubwiye si ibyo ngushinje, biravugwa. Nubwo mbere ubyumvishe? Don't worry, nawe yarabimbwiye umunsi aza hano, yarambwiye ngo abantu benshi bambwiye ko ngo umwana noneho abantu we yavugaga ko noneho abantu yavugaga njye sinanahura nabo. Nanze kuvuga amazina yabo, ariko urabizi ko abantu babavuze. Nubwo yavuga kugira ngo byaba ari bibiri bishyashya. Ageze aho ngaho yarabakubwiye ko abo bantu nabo bakwicunye. Yambwiye umuntu umwe hano, kandi umuntu yambwiye njye sindahura nawe no mu buzima busanzwe ngo face to face sindahura nawe, just ndamwumva. Agasaka nkubaza ikibazo. Uri mu bantu bamaze kuzengereza izina ry'umusitari wacu. DNA ikozwe bagasanga umwana atari uwa Bruce Melody, byagenda gute? Yewe noneho ngereka nkubwize kuri Godfather. Biramutse bibaye bikagaragara ko iki gihe cyose cyabaye umwana atari uwa Bruce Melody, Godfather reka nkubwize ukuri, nta bizabaho kubera ko ngenda bizi neza 100%, kandi ndanabyize, kandi nayo mpamvu nawe ubwo adashaka ko iyo DNA yibaho. Nese ubu ni kangahe maze Okay, so ugiye kuza i Kigali? Yego, nzamanuka kandi mu kwa 10. Gahunda muri kwa 10 matacyane. Ikikuzanye ni iki muri iki kibazo? Ikinzanye nyine n'ukujya mu nkiko n'uwo ngo nese hari ikindi kintu gikenewe kindi. Nashatse ibiganiro, we angira ikigoryi, arambesha, angira umusazi, agira gute. Niba guha amafaranga ntiwongera ukabireka? Amafaranga se arayo yampaye no kujya kuzongumba abantu bari kumbeshyira ngo nari amafaranga njyara amafaranga ye nari. Nuvuga ngo amafaranga bavuga wariye ni zira miliyoni 5 z'amashiringi tugiye bakwize. Narazibonye bati izo miliyoni 5 z'amashiringi yavugaga bwo narazibonye. Yazigoye ku munwa ariko ntago zigeze kugeraho. Ubwe yaranyihamagariye umunsi yagendaga ngagiye muri Good Morning America oba what. Mu gitondo yamamagara mu gitondo. Arangije arambwira ati vugisha Jimmy, hari ibintu twavuganye agiye kuguha. Nagiye kuri Jimmy ndabwira koko. None Jimmy nk'umupartner cyangwa nk'umucoordinator wari aho ngaho wakomeje kumanagira. Ntabwo arongera kumvugisha nawe. Ntabwo arongera kukuvugisha. Kandi niwe bari bohereje ngo ngaze ngo kubanza kumvugisha ngo kugira gute. Umunyamategeko wawe ariteguye? Nese Godfather reka nkubwire ikibazo se nuko na nimero yawe nayo narayibuze yaragiye. Unyandikira ndaguha nimero. Nari ngiye kuguha screenshot yanuze ya message nandikiye Melody nkigera i Kigali. Ikintu yahise akora isambroka nta kindi. Ejo bundi ugeze i Kigali uramwandikira kuboroka? Nge naramwandikiye ndambwira ko ndi i Kigali. Uri kumva? Wabyemera ko tujya gukoresha ADN cyangwa tuzarindira ikoreshwe n'iki n'urukiko? None ikindi kibazo mbaza. Melody ko bivugwa ko umwana n'ahantu ari amasa Bruce Melody amwitaho anamwishyurira ishuri ahantu hahenze. Arabeshya. Kandi mbabariye basi bari abantu ntubazanemo hano. Ibivugwa ko impamvu nabo umunsi ku munsi nubishaka inbox ngenda guha screenshot, sibyo? Ibivugwa ko wowe na Bruce Melody n'ikigutera ibingibi Bruce Melody ari urukundo ukimukunda wanze kumwikuramo, ko ariyo mpamvu bigira gutya iyo Bruce Melody mwahuye ukamukubita amaso gusa. Ariko Godfather ngo urukundo ngira nte ngo iyo wahuye na Bruce Melody ukamukubita amaso gusa byonyine akakuvugisha, noneho nk'uwo yaje Kampala ukamubona ngo byose bihita birangira, uratuza ukamera arewe niko kuri. Nta makuru ufite. Uracyakunda Bruce Melody? Ahubwo cyetse amenye nk'urwango noneho ngo umwanga ukorongana. No, oya hari ukwivumbura no ku iyo rwari indege wivumburira umuntu. Ufite umugabo mama horo ntuzanteranye. Ushobora kugira n'icuma ariko utabakunda nk'urukundo ukunda Bruce Melody. Ubwo sicyo ni iki bakunda.
bakuri iyo ngiyo byihorere baramukundamo iki baramukundira iki anyway ntacyo mukundamo Godfa ntacyo mukundamo pe yakubabaje kuri ushobora uvuga ngo uzagura kuva Kigali ari uko ibi bintu birangiye yambabaje yanyagirije ubuzima iyo mbesire Godfa mbabarira n'utumenukana zino saha mbabarira kuki yakwangirije ubuzima gute gasa tabunyangiriza subiza isaha shabi warero we Godfa tubireke basa utubwiye ko ibyabaye habayeho ubwumvikane hari mu rukundo mwase habaye kumvikana kamanze nkubwire Godfa hari ibintu byinshi umuntu aba adakeneye biba bitari ngombwa ko umuntu ajya kubivuga abantu bajya mu rujijo ariko iyo ubaye open ukavuga nkanga tukaganira abantu bamenya ukuri uramuzi Jado uramuzi ucuranga gitari ndamubona uriya mutipe witwa Jado ndakeka nawe atakivugana na Melody kandi bari inshuti cyane sibyo uriya muhungu ahantu nari ncumbitse Gikondo bancumbikiye muri icyo gihe twari duturanye uri kumva no kubona ibyo kurya nabiryaga ari umugore nabibonaga ari uko ari umugore wa Jado bimpaye yabawe utwite maze no kubyara n'icyo gikoma nakibona kuko nawe yari afite umwana mutoya nakibonaga ari umugore w'ikimpaye numwite inda y'amezi 8 Jado yarampamagaye uri kumva nimba hari audio wumvisha ndi kuvugana na Melody kuri nuze kuri telefone ndayibona iyo audio nayifashe mvuye kumureba Jado nari mvuye kureba Jado na Melody ko Jado we yampamagaye na telefone nari mfite yahamagaye umuntu twabanaga ngo mu gipangu barambwira Jado arambwira ngo nsanga kuri Esperanza Mereze ya kabiri ni Jado wari umpamagaye ariko ntabwo nari nzi ko ari kumwe na Melody yarambwiye mbabarize kuri Esperanza nkubwire ndazamuka mva sejemu mu ikorosi ndazamuka ngera kuri Mereze ya kabiri ngezeyo nasanze mani n'imyenda Melody yari yambaye ndayibuka uracyamukunda kavuki hafi mwana ntabwo ari gukunda umuntu ahubwo hari igihe nyine uba wibuka ibintu byinshi tu hari ibintu byinshi utakwibagirwa Godfa niba ukibuka imyenda yari yambaye Melody akiri uruzingo kiriya gihe ni ukubera ko uzi impamvu nyibuka ni ukubera ikintu yambwiye kuri uwo munsi yakubwiye guki arazamutse ngezeyo nsanga abatipe bari kuri biyari bava kuri biyari Jado araza twicara aho ngaho ngiye kubona Melody araza yambaye jampa y'umweru anyicara imbere ari kuri y'Ibenzi ari kuri y'ingurube narashondesha nubwo yanambwiye ngo nje nanaryeho ibawe Melody utwite yari imbere yawe arakwima takira narya n'icyane ambwira ngo nanaryeho na gato abe n'amazi yanguriye cyane fanta ibyo bintu bimbwira undeba ngo iki yandiriye Benzi imbere abe n'amazi yanguriye habe na fanta akurya inzara kugukegeta mara arakwima arangije arambwira ngo none se ngo ubu ngubu ngo muraguye amafaranga ngo ukagenda ngo ugakuramo iyo nda inda y'amezi 8 ngama amafaranga ngende njye gukuramo iyo nda ndakeka harumbisha muri iyo audio wumva ko namubwiraga ngo nimbirangiza nzakubwira ni cyarambwira ngo ngende ngo mbitekerezeho none mfata umwanzuro nzamubwire ngo kandi ikindi ngomba kumenya uwo ari we nanjye nkamenya uwo ndiho Iryo jambo risobanuye iki yarashatse kuvuga iki nashaka kuvuga ko ngomba kumenya ko ari umusitari nyine nta hantu duhuriye none se ntabwo ubyumva